arampamagara arambwira ati kubukubwishe yaratakambye yinginga avuga ati mbawe ntunyuzeho ndimo guhutagasa nyirabo bwabo none se reka nkubaze nimba abantu bari bitabiriye patiri kandi yo mpamvu nkubwira ngo ibintu byawe ujye shyiramo n'ubwenge ukureka ibintu by'ubujiji kubunera agahinda izina ariko se papi uretse gato papi nk'umunyamakuru w'umwuga wavuga ko hari abantu 31 ariyo mpamvu igitaramo cyasubitswe reka mbakubarire tike njyewe nirebeye muri sitade ibihumbi 2 bimaze kugura tike sold out sold out nyine noneho ngo hari abantu 31 nyine reka nze nkore ukuntu ari scam yego bakubwira ngo yabaye sold out ari scam wenda ni inkora zo musisuri babone neza aba ni bangahe aba ni bangahe ikiro cy'ubwenge ubwenge bupimwa ku kiro nyine kirutwa n'irobo ry'amahirwe nabyo rese uraza kubikuraho sinabikura ariko sinanabyemera ariko amahirwe ngo abagwirwa niba kuzinduka amagana amahirwe ni sawa cyane muri uyu mwaka wagizemo amahirwe abakire bagushyiriye hari benshi papi ngewe uyu mwaka niyo mwaka wabonyemo abakire benshi cyane nawo mwaka nabonyemo abesikoro benshi nanjye utwereke teke ejo twaravuganye arambwa ati nimero ni iyi ngiyi ndavuga ati ni iyi ngiyi rwose Eric Teke ni umuntu mwiza cyane afite ibikoresho bya electronic yari Kimisagara ni umuhungu muzima cyane ntago yakubeshye bira habaye kwibagirwa habaye kwibagirwa uze kumunyibukiriza kandi nawe ufite nimero ye wamwibukije mu kiganiro kamubwira uteri ko mwibagiwe basi ubwo barabifata nko gusaba so mwaka wanatangiyemo channel se ni nawo mwaka natangiyemo channel Papi Empire nawo mwaka natangiyemo channel nshimira na buri muntu wese wagize uruhare mu kumfasha nawe ndagushimira cyane buri inama zawe hari icyo zamfashije bagize gutya monetization yanjye babayikuyeho wamipanga arambwira ati genda gake nkwereke ukuntu ikibuga kinjirwa ibintu ni gake ngo uwo mfashije wese naye ndamushimiye uyu mwaka utararangira umunyarwanda we Yesu umwana we ngo nziyo maze kuko buri ubuzi umaze ariko usigaje ntago buyizi tujye tugerageza gushima tukiri umuntu asigaje ntago abayizi yabazi rwose umuntu amenye nyine yamaze niba bamugane gushima narabikubwiye ejo bundi bagire gutya abahungu bawe batubwire bati dore igitaramo muranacyamamaje urabyumva icyumba cyarapo mu kirajya nkiriraho kenshi ndamushimira pe Rujugiro nako mirongo ariko kira gitekerezo yari yagize cyo guhuza abaraperi cyari igitekerezo cyiza cyane nge nanakunze ariko nanone byanyeretse urwego rw'imitegurire y'ibitaramo byacu mu Rwanda ukihagaze gute ntago wambwira ngo imvura iguye saa 8 gahita saa 10 ihagaritse igitaramo kiri bugere saa 8 z'ijoro kandi bari bamaze gushyira amatente imvura yaragurukanye n'amatebe saa 8 bari bamaze gutegura ubwo nukuvuga ngo abadekora nibo kibazo reka nkubwire badekoye mbere mwisi muri Tour du Rwanda ya 2023 mu kuyisoza haguye imvura nyinshi cyane ntibyahagarika amagare urabyumva baranayasoza twari turi no mu gihe cy'imvura nyinshi cyo genda byibuka ariko ejo bundi imvura iguye rujojo isubika igitaramo bagishyize ku itariki 10 yego ikintu nakunze byakagombye no gusigira abafite ministeri zifite imyidagaduro mu nshingano umukoro ukomeye cyane umukoro ukomeye cyane wo gushaka indi location oya location bahise bashaka kan Kigali oya ndavuga nyine ahubwo ndavuga ikintu kiriho ni kimwe banza wumva icyo utaca mu utanca mu hagati byamaze kugaragara ko kuri Canal Olympia ari Butamoso ni nahantu utabona uko wugamo ni Butamoso bikomeye cyane bigora abantu nahantu hatakagombye kongera gutegurirwa igikorwa cy'imyidagaduro bitewe nuko mbwira abahanzi b'abanyamahanga bamaze kuza bakategura ibitaramo bagashya ibitaramo bikitabirwa n'abantu barindwe bagiye bahirayo mu gihe Genesis Comedy buri wa kane kandi Kigali hora yuzuye haruzura mu gihe inzu dufite yakira ibitaramo nka BK Arena twahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika tumushimira cyane ariko naho nijoro ngo harimo abantu babiri kwa Ruga erega hari havuyemo igitaramo cya Mbonyi huzuye ako yatandukanye uretse gatoya Mbonyi ni gospel nyine nda gusobanurira nyine banza ngumve gusobanurira ikindi urubyiruko ejo bundi tariki 6 baritegura gusubira ku ishuri cya masomo yaje urumva ubu umuntu uri mutegura ibitaramo muri iyi minsi mikuru yose isoza umwaka ndahamya ko kuzabona
ikintu kijyanye n'abantu bazabyitabira bizaba ibindi bindi. Ariko se nanone ubwo si cyo babonye uwo bise umwami w'abagore ko aba ari umwami w'abagore. Umwami w'abagore undi mugore se. Oya utaza kugira utunga agatoki wacyana. Nubwo twese turi mu kiganiro twivugira byose mu kiganiro usanze twarimo tuvuga ibintu bya Kiramani numva ibintu byo mu kiganiro ukazajya kubikurikiza uzaba wakishe n'umwami w'abagore se aramufite kuri Noheli se ntiyagaburiye atabyaye niwasanga harimo nabi wagiye gakeya abanywa amata bose boroye inka. Oya none se wakabimenya genda gake n'abaryama bose siko bafite uburiri ariko wamugana umuntu yanajya aho buri urabyumva. Buriya rero buriya kuri Canal Olympia buri kuri Canal Olympia ikintu nabona cyakagombye gukorwa mbere na mbere nihategurwe mu buryo bwimbitse nk'ahantu hahiswemo kuzajya hakorerwa ibitaramo igihe n'igihe. Ariko none imitegurire y'icyumba cya rapu hari harimo urucantege rwinshi abaye musi bakizamuka urabyumva. Abaye musi bakizamuka njyene nabonye kuri social media umuntu wari kubaye musi yari Tycoon. Umuhimusi wari kwemusenga igitaramo yari Tycoon kuko nabonye kuri Instagram yari yavuze ko abagomba kuza akabagaragariza indi mpano nshya. Ubwo ngamenya ko n'abantu bashobora kuba Tycoon wari musise. Oya nagwa yibanye kuri Instagram yese. Yaravuze atabari buze muri iki gitaramo baraza kubona impano yanjye nshya. Abongo yitwa Tycoon niwe wari ko gitaramo. Ibintu rero mukire nawe yaraneye. Uziko ngewe nubwo nababajwe no gitaramo abantu ariko ngiye kuba barakurushaho. Banza wumve iki gitaramo ukuntu cyari giteguye neza buri muntu wese uhera ku 500 wagombaga kujya muri iki gitaramo bitatu ukabasha kwenjoyinga iyi concert. Kandi iyo bavuze hip hop wabonye ibyo Riderman yakoreye mu cyumba cy'amategeko muri ka Kigali hakubise huzuye. Urabyumva neza abantu bari banyotewe kubona biriya bitaramo nk'ibya ba 50 Cent nk'ibya ba Rakeri. Urabyumva bya hip hop. Umuhungu wanjye JC yaramaze ibyumweru 3 n'iminsi 4 muri repetition. Urabyumva neza yitoza. Uwitwa Diplomate n'urufasasi urumva wanabayeho mu dimatch yari we muntu wa mbere uhagaze neza tugiye kongera kubona yanjyana ye yo hambere. Yego aba mu mensi yakuriye mu ikanzimwe. Ni benshi rikanze nkubwira urutonde rw'abaraperi bari bamaze no kwitegura abantu babanyotoye kubumva. Yego ariko nabonye n'abahatima Kacanga agiye kugaruka muri muzika yagarutse kwa Nos kwa Dani Vumbi bayita ngo nk'umusaza yaravuga ati aka kantu kankirira hagaragara rubanda rukamenya. Batima Kacanga ko nari biriki nyine mumufashe yitwa nk'umusaza bazayumva ro 30 kwa Dani Vumbi kabisa. Arabyumva neza. Hari iki kirumba cya rap cyari kirimo Riderman, Bulldog, Diplomate, P-Fra, Green P, Capiro Pido, Great, Fireman, Dani Nanone, JC, Bushari, B-Tray, Kevin, Zeo Trapo, Logan Joe. Urumva aha hantu ikintu cyari kigiye kuhabera ryari turika ridasanzwe. Ariko se kino cyumba cya rap nibyo cyarasubitswe. Ariko se ntago nemeranya nuko cyasubitswe kubera imvura ahubwo cyasubitswe kubera yuko babonye ko cyamaze guforopinga. Aho ngaho ndabikubwiza ukuri kuko byageze ku isaha y'isa 12 hari abantu 31 n'abibariye hari yase. Urabyumva abo bantu turanteye bari birukanwe na Musisi. Urabyumva neza nakuvuga ngo imvura ngo yaguye ngo imvura yaraguye niyo no bahise babikora kuri experience ya Argendo heruka gukora w'umunyamahanga nayo gitaramo kitabarwa no muntu 21 hari haje ndera ntabwo ndimo kuvuga ariko icyo gihe nabwo hari ba Kevin Sasaki na Saki wari kwirebero nawe ibyamubayeho. None se ngo hari abantu 31 njye narabibari wabashije kubaganiriza. Urabyumva oya nanze kwirwa mbaganiriza ngo batavuga ngo washinyaguye
ngo nashinyaguye ariko noneho nareba ku mbuga nkoranyambaga nareba umushyushyarugamba nkavuga ibi nabyo biri mu rucantege buriya amazina yose ntabwo ariko ashobora gukurura abantu. Ariko se uwo MC niwe MC wari kugira uwo mu MC niwe wari kujya ahamagara abo baraperi. Nibadufashe kuri Canal Olympia bahubake mu buryo bwimbitse hashyira amatente nk'ariya ya Kankigali ku buryo buri muntu wese icyaba cyose nubwo yaba ari imvura y'itumba itazongera gusubika ibitaramo. Ariko se ubundi ko ahantu henshi Canal Olympia ni ahantu ho gutegura ibitaramo muri periode y'imvura. Ntabwo ari amakosa bakoze bano bajene. Oya ntabwo ari amakosa bakoze. Buriya cyane cyane mu mpera z'umwaka usanga amarocation ahenze. Urabyumva? Ubushobozi no mu mufuka no gushaka aba social media influencer bagufasha nabyo bikagukamura. Yego. Noneho wareba ibigiye kukubaho ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya ukavuga uti ibintu reka mbigenze mu gake. Ariko simpamya ko wenda basubitse igitaramo kubera kubura abantu kubera ko Bulldog na Riderman niba barujuje Kankigali ari babiri iyo rero line up n'undi bari bayiriho wongera abandi baraperi beza cyane nka Bushari baratahutse. Ande baratahutse nzirango ngo bamubosheje ngo yasi ya filime yo kwiyenza ngo yayivuyemo ako wabibonye bo yababarira. Twikomereze mu cyumba cya rap nari nkubwiye ngo iyo ngingo uvuzana yuko batari kubona abantu siyo nemera bitewe nuko Bulldog na Riderman niba baruje Kankigali bakaba bari bahari akaba baraperi beza cyane nka Fireman na Green P badaheruka amahirwe y'inyamanza niyo nyoni zose. Buriya birashoboka ko umuntu urimo gukorera mu mujyi byakoroha ko atashye azi neza ko muri Camp Kigali harimo abaraperi ari buhahitire. Ariko byagorana cyane ko buri butahe Kimisagara ukavuga utirika amaze nce kwirebera biragoye ni butamoso mu buryo bufatika. Ni igitaramo cyakagombye kuba kiri bunyurwamo n'abantu bitahiye za Gahanga na za Bugesera na Nyamirambo naho ntabwo bishoboka. Ni butamoso hariya niho hantu ubwira umumotari akakubwira ati reka ntabwo ndi bugeyo. Reka abamotari batajyayo reka ariko Kankigali Kankigali ni hano hafi ni hano hafi mujye urumva nkanga turi Nyamirambo Kankigali ni iminota 10 n'ingahe gake nawe kuzamukura musozi wa Rebero tuvute sanse yanjye yanira hashiriye naho waje ntaho najye. Ariko sendekeza ko wenda ni imitegurire mibisi ni imitegurire mibi nyine no gutinya igishoro kuko iki gitaramo ni icyo gitaramo ntakubeshye nanjye nari inyotewe. Yego cyarimo abaraperi benshi kandi beza. Iki gitaramo nari inyotewe. Niyo mpamvu nanjye narimo kwemeza ko bari kubura abantu. Bari napo nziza. Barababuze bro barababuze. Imvura yaguye saa 8 hita saa 9:25. Imvura yari nyinshi. Yari mu rubura. Imvura yangije ibintu byinshi. Urumva n'umuntu wonye imvura iguye nawe cika intege. Iyo mvura yangije ibintu byinshi. Jya ku rukuta rwa Minema unyereka ibyo yangije bashyize ahagaragara uwo munsi. Ntabihari. Nimba ntabiharuhera kuki nk'umunyamakuru uza kuyobya sosiyete uvuga ko imvura yangije byinshi. None se ngenda kocinga banyiri igitaramo bavuze ko imvura rero yatumye igitaramo gisubikwa. Nohiriye mu nzu utabura hapfunda imitwe. Ariko impamvu yo guhagarika iki gitaramo byo bwabyo babonye ko ibyo bashoye batari bubibone. Baravuga bati noneho reka tureke amaburaburize yazazuba Camp Kigali kuko tuzabasha kubona abantu. Ariko igitaramo gomba ko cyamaze guhomba. Itariki 10 z'ukwa mbere na amatariki abana bose bagomba kuzaba baramaze kugera ku ntebe y'ishuri biga muri interina. Kandi baratanya kugenda sande. Buretse gato nyine gusobanurira. Baratangira kugenda kuri eshesha. Bazabagiye. Ko ari igihombo. Gutegura igitaramo ni kwishyura Canal Olympia ukishyura na Kankigali kubyanga bikundi yo sale. Nakubwiye ngo icyaba cyiza niba bisubike burundu bamenye ko igihombo cyabaziye. Abarapera abantu barayariye. None se ubundi se bwo aba bose ugeka ko muri cyumba cya rap bazaboneka. Reka kiragihe ntago bazahita bashaka impamvu se. Ariko ikintu kiriho ni kimwe n'abantu bateguye ibitaramo bamugane no kwenda hari igihe kwinjira byari 15 20 10 5 ndetse n'7 aha make ari 3. Urumva ko amatike bari bashize hasi. Icyo nekereza ni kimwe ahubwo se wenda ni yihe mpamvu bavuze ko igitaramo gisubitswe director batavuga ko kimuri Kankigali bahise bavuga n'abantu ba Kankigali uwo mwanya byari mu rwego rwo kugira ngo
bamwe mu baturage bamaze kwishyura yabo batabakubitira hari hakaba intambara cyokora ni nko gucubya uburakari babwira ko n'undi yo tike bazayinjiraho kandi Kigali yego bari kubakubita bakuye he ibyuma ufite ibyuma bakamubuza gusohoka ibyuma nta byari bihari ari amahema na ziriya ntebe na biriya byuma byari bashinze ukeka ko umwana warakaye atavuga ati reka ntago mubinyinjirana ariko ubona atari yo mpamvu ibitaramo byo mu Rwanda abantu basigaye banga kugura itike online ko murabase bayigurara njyewe wayigura oya njyewe n'amahirwe wenda bandi n'umunyamakuru mbigiramo ubuntu ariko kugura itike online birimo biragenda bisa naho bigenda bica n'intege abantu hari igitaramo wibuka igitaramo cyari kubera muri Arena Diamond ari kuzamo nazi abantu baguze itike icyo gihe yarahiye yo ngaho babuze uwo babaza ibyo rero nibyo rubanda rwirinze niyo mpamvu usigaye usanga umuvundo kuri stade cyangwa se ahantu bagiye kubera igitaramo uretse nkwereka intege nke mu mitegurire cya gitaramo yego icyatumye n'abantu benshi bataboneka harimo uzabirantega nyinshi ya mbere reka nze ndaje ndi kuyikwereka genda gake kiye ko ntayibona video nongeye kukwereka hano igitekerezo cyari cyiza twari twashimye cyari igitekerezo cyiza guhuriza hamwe bano baraperi byari kutwibutsa ibihe ntago diplomate performance nyango ni gake wabona yibona diplomate ubundi ni hehe yaririmbye handi urumva bari umuntu abantu bakumbuye yabo witwa Green P Fireman ntago nabaherutse JC warimo bikomozaho nabonye nafite album na Green P ngo yamaze kurangira kabisa rero ibyo bintu byose ni kimwe usanga hanini kandi abaraperi bari babyitabiriye ndabyibuka match nimba ari match yari yabaye nimba ari iki n'abanyamakuru ba G-Sport babakubita 7 kuri 2 ubona ko abaraperi bari tayari kabisa bari tayari diplomate yagiye baye man of the match yakuyemo ibitego ngo ariko bari nka 40 n'ubundi ibyo byose rero wasangaga rimwe na rimwe ari imbogamizi zagiye zizamo ariko ni igitaramo cyagiteguye neza dushimire barabakire bagiteguye bashoyemo ibiceri pe sana ngo bari babayeho mu buzima buri class kugira ngo bazaha abantu performance nziza ibyo bari biteze ntibyo babonye sibyo babonye harimo aba DJ banimo ngo DJ Crash yari gucurangayo niwe ari kuyobora yari gucurangayo urumva ko ni igitaramo abantu bategereje ko barakibura ariko uziko nabonye harimo abantu bari bahageze mbona ko hip hop iracyafite abantu bayikunda papi hip hop iracyafite abantu bayikunda kuko nabonye bamwe mu basore bari bahageze barimo batanga ama interview n'ibiki ndavuga ni wa mugani ngira ngo hip hop iracyafite abantu baheba kandi bayikunda gusa ku itariki 10 wenda nawamenya niba abantu bari baguza amatike reka two kuvumira itararenga turindire na Bibiliya bivuga ngo hahirwa abategereje bihanganye ariko se bino n'ibicenege abashoramari ko mushobora n'imbogamizi nka ziriya undi muntu wahita bizamo gahunda yo kudahubagurika wakomeje kuyibutsa icyakwereka amarira abasponsa buriya barimo kurira none se ko warugabonye ibyabayeyo nijoro kuko hariyo abantu babiri ntago nabonye ibyabayeyo kubera ko ariko izi mpera z'umwaka nakubwiye ngo iyo ugenze iyo wihusura urashya uyu munsi se bwo se hari igitaramo muri Big Arena muri Big Arena cya Joy Celebration ariko bari yabonye korali ivuye South Africa ntago ari inyungu ze ntago bagamije ko huzura abonye ko tigeze banabyamamaza cyane bari ibitaramo nyine biri pro bavuga ati dufite abantu bacu badukunda dore cyatumye bavuga ko igitaramo kimuriwe kan Kigali kwa mgenga imvura yarasenye byose irasenya iri hema urabona ritakimanitse ryacamanitse ahanga ntihari ku isa 12 zishyira none ko wambwiraga ko ibintu byose buriya niyo mpamvu na searchingaga warukishaka nari nyishaka iyo ntaboni urabona no batari batangiye kubyisenyera bo bwabo none se reka nkubaze nimba abantu bari bitabiriye patiri kare yo mpamvu nkubwira ngo ibintu byawe ugiye shyiramo n'ubwenge ukureka ibintu by'ubujiji kubunera gahinda izine ariko se papi waburetse gato papi nk'umunyamakuru w'umwuga wavuga ko hari abantu 31 ari mpamvu igitaramo cyasubitswe rikamba kubarira tike njyewe nirebeye muri ibihumbi 2 bimaze kugura tike sold out sold out nyine noneho ngo hari abantu 31 nyine reka nze nkore ukuntu ari scam yego bakubwira ngo yabaye sold out ari scam wenda ni nkora zo musisuri babone neza aba ni bangahe
aba ni oya abantu mwana rebeye ku ifoto oya ku ifoto oya nje nakubwira bari ahangani barimo na batandatu jewe naragiye ndabarabaza uzabaze Kasuku na mu telefone nyina ati wa muntu iki cyumba cya rapu aba bantu 31 nibo bari bucurangire kandi imvura amatangazo yatangiye gutanga jewe nihamagariye umukire yego ibabuza abantu hano singuyu namuhamagaye ikiza cy'iyi telefone kwerekana inshuro wahamagaye umuntu rwose wa telefone zawe namuhamagaye inshuro 33 emaye nka data inshuro 33 aravuga ati nubwo nashaka kagenda umunyamakuru kandi ariko no kumufasha kugeza kuri rubanda kuba atakwitabye nuko yari yamaze kubona ko yahiye cyane ko wari n'amafaranga ye umwamamariza njye nagira ngo mari mpungenge ngati mwitare 31 ukuyemo abari barimo kuzinga ibyuma ifoto singiyisi ko bavuga ngo byasenywe n'imvura kuvuga ngo ariko ura munsi n'imvura nyinshi yaguye iyo mvura ariko si kigiye imvura baza Jay twari kumwe kuri uwo munsi oya Jay ndamudukubise turi mu modoka uzi ko imvura yageze no mu modoka yahise hafi saa moya n'igice z'ijoro oya ari impamvu urimo kuvuga ibyo ni amafaranga y'abandi wariye nagara amafaranga wasanga mu kwamamaza barimo kuvuga batuzamamariza ubusa ubutaha kuko yari twarayaguhaye ariko ikintu kiriho imvura yahise saa moya n'igice papi aho nta byasamwe babarinda abantu bari mu ntara baje muri hip hop ubuse ntabwo wabonye abantu bari bavuye icyangugu baje hari abantu 400 bari bamaze kumbwira ko bavuye mu Bugesera njyewe nigereye ku cyumba cya rap bro nageze ku cyumba cya rap cyagombaga kubera abantu 31 nibo nabashije kuganira nabo bari bamaze kugura amatike yabo urabyumva mu kandi kanya gatoya baravuga bati ngiye nkabona amatente barimo kuyazinga gake gake ndavuga se ibintu ni ikintu umunsi wo kubeshya ngiye kubona mbona bashyize itangazo hanze bavuga bati byimuriwe muri Camp Kigali tariki 10 urumva ntago batangiye kuzinga amahema iyo mvura yahise kare kuko nabari barimo kuzinga amahema ntago bayazingaga imvura irimo kuba yewe namvuye muri press conference nagiye muri press conference ya Ruga muri arena ndabwiye ngo imvura yari ihari yahise sangaye n'icyo yahise amasama n'igice samo iki imvura yahise amasama n'igice nese ico gihe abantu bari kujya mu gitaramo gute bavuye mu ntara ibitaramo none se turi mu mpera z'umwaka RDB yashyizeho gahunda yo gukesha mu ma weekend ariko papi wenda ariko ibyo bintu ariko mujya mugerageza no mujya no kubeshya abantu ni mujya kubeshya societe mwoka byaramwe abasaba nifata ifoto yo barimo kuzinga amahema ku bushake bwabo barimo kuzinga mu mvura se cyangwa barimo kuzinga imvura yahize ubusara umutakureba bitwikiriye ugamije ikindahiro Valence papi ugamije basubitse igitaramo ko bamaze kubona ko cyari cyamaze guhomba c'est tout none se bakajimura muri Camp Kigali kubera iki ubwo suzi ko kizaba buzi ko kizaba abantu baguze amatike bikagena gute barahomba ahubwo baje kuri RIB basubizwa oya baje RIB sabo abo kwa Diamond ko batagiye muri RIB uzi ko Diamond tike yamace ko yagurwa 2020 igihe Diamond yari kuza mu Rwanda akabisura izo rero nizo ngaruka zo kuba nta muntu tuzongera kubona agura amatike online nutegura igitaramo bizagena gute ni kuri gate abaje nkamenya ko ariyo njyanye abashyizemo kubatera nkunga nkamenya ko ari bayatanze naho ubundi yawe ariko papi sinibaza ko igitaramo cyamamajwe kuriya ku maradiyo ku mateleviziyo habaye match y'abanyamakuru n'abahanzi nago aho hantu hari kugaragara abantu 31 nawe uri murasebanya ndasebanya ngo bimarire nago ndasebanya ngo bimfashe Kasuku wa mipango yakoze none se ndakubaza asake aza radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu ndetse na munyamakuru akinze Imana ntiyamwakiriye muri mu kiganiro Vasas nusajye y'abantu bangaye ari bangaye nyine mbwira haje y'abantu bangaye ntabwo mbizi ari bangaye shabyihore ndabyo murarane nijoro noneho ngiye kubona ukuntu agenda kanyishe umuntu ari kwamamaza igitaramo ari bukore yego ari buyobore nka MC indese ati muze mbagaragariza izindi mpano ndi bugaragaze umushyushya ruga abantu bahita bacika uwo ni indese agavuga ati buriya bagiye gukinira mu bwonko bwacu rwose niyo batagiye se niyo batagiyeyo abo Jay Ban ariko tekereza kuri social media tekereza kuri social media umuntu ukurikiranwa n'abantu barenga 20,000 yakagombye kuvuga ati muze murebe ibitangaza bigiye kubera aha akavuga ati muze mwihangane muze mbagaragariza impano yindi mfite niko yavuze mbagaragariza ako se yare musi cyane bandi batangira gushyushya stage
yari MC araba MC babanza gushyushya stage, hari n'aba DJ babanza gushyushya stage barimo ba Crash nawe gushyushya stage, ariko ubundi nyirizina hari DJ Marino. Urumva MC ninde? MC yari Tino. Reka Tino ari mu Rwanda. Tino ari mu Rwanda. Ahari. Buretse gatoya. Tino ari mu Rwanda. Buretse gato. Yego. Tino ari mu Rwanda. Buretse gato. Tycoon wangu yari gushyushya stage. Tycoon se yahamagara Bulldog akaza. Buretse gato. Yahamagara kuri stage. Buretse gato. Tikahamagara Tino. Kano ka mwanya. Ubu tuvugana. Ibintu byawe byo kuzuza gashaka kubeshya society. Patrick uzihangane. Ngo yaravuze ngo nderekane indi mpano. Ngo mbagaragariza impano indimo. Umwaka wanze kurangira mwa bantu mwe. Bure basanga no guhagarika icyumba cya rapara barimo baraperi ibintu byabo bivuye hanze barivumbura cyane. Bashobora kwara ati uyu muntu uje kutwigiraho igendere ntituze. Araperi mwavuganye makubwira ko yakiriye ku isubikwa ry'icyumba cya rap. Navuganye na JC. Arakubwira ngo iki? Arambwira ati cyo kora bibaye ndumiwe. Gutyo gusa yarumiwe. Yumiwe kubera musise. Oya. Atariko mwitegure ku itariki 10 nzi ko noneho turaba dukora ibitangaza. Urabyumva neza? Dore Tino. Bimeze bitera? Ariko ngo za nkweto sogokuru wawe yaguhaye zarashaje izindi bariba. Wari nayo mpamvu maze gusaza basigaye bagusimbura mu buye musi bakazana abagiye kwitoza sha. Barazivye shabareke. Tino ngo amagende mu kiganiro. Nashaka kukubaza akantu gatoya. Nk'umuntu umenyereye ibintu by'ibitaramo. Icyumba cya rap ubona gusubikwa kwacyo byaratewe n'iki? Imvura yaguye. Ugira jya mu busesenguzi utagiye ngo ngira ngo. Oya amabafure ari amabafure yose yituye hasi kandi kongera kuyazamura urumva. Nagari kumakura mu minota 30 bro. Iriya stage baba yubatse iminsi 3. Papa ibintu by'itaramo ntabyo buze. Buretse gato rindi iragenda gake. Urumva ngo kugira ngo abantu bari bishyizemo yuko ndashaka kongera kubizamura. Byakunda n'abaengineer baravuze binago byakunda. Ubwo ababyubatse nabo babyubatse mu buryo buraho bufifitse. Uko njya mbona ama stage yubakwa ikagwa ntahirime. Yarimo imiyaga myinshi iramvura. Biterwa n'ahantu bro. Ari umuyaga wari bro. Njye nahageze mbere bro. Ninde wari kwe musinga iki gitaramo? Ninjye uvuko si nabyumvishe. Papi na makuru bufite. None ko batubwira ko hari umuntu wari kwe musinga. Tycoon na gace kitwa Bato yari gukoresha. Na gace ka Bato yari gukoresha. Ariko bari MC. Papi mwana ngubwira ngo nukabizemo hubuka. Oya mbikubwiye kenshi. Oya buretse gato. Ariko wamaze gutsindwa ibyo nakubwiye. Oya ntago natsinzwe Tino nawe ntago yavugisha ukuri cyatumye gisubirwa ko ari ukubera ko Tino niwe wari MC. Tino ari MC ariko na ndarere kuko Karo nawe ko umushyushya ari mu bantu ukubura stage. Oya na gace kitwa Bato ntago ari gukubura stage. Shana umuhanga kandi uriya muhunga amaze igihe muri showbiz. Kandi mukanya niwe warimo mutwika. Nyine navuga approach yakoze ku rukuta rwavuga karagaragaza indi mpano idasanzwe. Aricyo cyatumye nababwiye ni mwabantu mwe bino bintu bije muhubagurika nibi bikora. Urakora cyane. Papi nabari kubwiye nabone iyo bije muhubagurika nibi bikubaho. Uyu ni umukino ugenda gake ukoresha ubwenge papi. Ariko Tino nakubwiye ko ari gukoresha gace ka Bato se. Ariko nyine nakubwiye ko Tino ari waremusi. Sinabikubwiye. Jya kuri ariko sinabikubwiye. Ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Ariko ukoresha kuburanya Tino izihe mbuga nkoranyambaga? So mwiyamagariye se. Jya ku rukuta savuze ko Tino yari gukora. Nabwiye ngo approach yakoresheje. Wavuze ngo anza wumve. Yaravuze ngo muze mbagaragariza impano. Yego byarakuyobora igitaramo. Abantu baravuga bati ntago tugiye kwigirwaho. Ino show yari kwemusingwa n'abarimo MC Anita Pendo ndetse na MC Tino. Ariko noneho nakubwiye ngo iri approach umuvandimwe yakoresheje ngo muze mbereke indi mpano mfite. Muze mbereke indi mpano. Ariko isomo garukira ngo ararenze. Nawe ngo bino bintu bijemo amakuru. Ariko ibyo ubuye MC nagende gake. Ibyo yaravuze arenzemo ni biki?
showbiz papi nawe ngo nijoro habaye show ya Ruga muri arena ngo harimo abantu nka 4 ngira ngo barimo n'ababouncer ariko nagwe ngo muri iryo joro bahise batangiye gukora stage ya The Ben. Gukora stage ni ibintu bitwara iminsi hafi 4 nagwa ngo uramaye gumeze kuri wahanuye ibintu bari gutangira ukabiteranya saa 12 nibishoboka si wambwe sumpamagaye kugira ngo dusesengure ku cyahagaritse igitaramo yego none se ubusesenguzi bwanjye nimba utangiye kubutera ishoti urumva atari ikibazo njye nakubwiye icyahagaritse igitaramo mu ijisho mu mboni zanjye Zande Reference papi manager wa Papa Cyangwa kimwe cyo harimo gutegura bakabona igitaramo cya Philippines ako manzi wawe ntabwo yari arimo cyo atari mu baraperi ngira ngo ese baraperi bose barabatumye abareba umuraperi utarimo hariye nage n'icare yige bari cyarimo umuziki se mu amajera uretse ari ku muziki oya ya uretse pe niko yambwiye ati ngewe nyine umuziki nawe uretse umbikora nyine byo kwishimisha biranga ntabwo yaretse umuziki byambwiye ko bikora byo kwishimisha tumuhamagare se bisubiremo byambwiye ko umuziki nta kintu kibamo byarabimbwiye kubera ko yoroye inkoko yambwiye tugende nigiriye mu nkoko ari mu nkoko ariko nese umuraperi wawe Papa Cyangwe uramutse uri umushyire muri arena ya 13 wakuramo ndugabashyiramo Papa Cyangwe ntago ari njye witeguye kubera ko nta nubwo twari dutegereje kugira ngo dutumirwe muri cya gitaramo kuko twari dufite turanayirenze twari dufite banza wumve igihe cy'icyumba cya rap twari dufite igitaramo hehe ku mu kabari kahe oya twari dufite ikibazo cyawe nawe nta knowledge nta na skills ufite Papa Cyangwe banza wumve Papa Cyangwe ni stage yawe none yenda banza ariko mbwira abanyamuziki uzi hano mu Rwanda byibura babahanga ibi bintu byo bigendamo gakeya babahanga nibyo nakubwiye papi nta n'ubutwarerega buri umuntu wagiye muri studio nabwiye ngo nakasuka agiye kuduhiya bonane nabonye ari gushutingira muri umuhanzi afite album yanze gusundi ariko sha wa muntu umuraperi wabonye wakwita uwo mwaka ninde umuraperi w'umwaka kuri nge umuraperi w'umwaka kuri nge uyu munsi umuraperi mbona w'umwaka ni Riderman zo igisomero yego awadi ko bazaye Bulldog nkabona akaza akagwa mu ntege n'umuntu wanjye n'umuhungu wanjye bita Bulldog yego Papa Cyangwe ni ngo kangahe Papa Cyangwe turi muri 5 ba mbere turi muri 5 ba mbere ngambwira wa gatatu turi muri 5 ba mbere wa gatatu ninde turi muri 5 ba mbere aba mwarakoze nabaje kukubwira uyoboye hip hop uyu mwaka Riderman akaba Bulldog akamugwa mu ntege Riderman ariko ndamwemera nanjye nubwo Negiji yagiye kujya gusotora rimwe na rimwe naho biriya bikombe byatanzwe byo bya ni sawa cyane kuko bimotiva abahanzi n'umuntu akavuga ati nanjye reka mparanire uyu mwaka kuzababona icyo gikombe buriya ikintu cyose uhawe nk'ishimwe bituma abo muri kariyeri imwe bibasigira isomo ryo gukora cyane nabo kugira ngo bazabashe gutambuka kuri iriya tapi kabone nubwo iyo award byaba nta n'igiceri cy'ijana kiherekeze zaba zimeze nka za award za wa muvandimwe oya mwihorere reka two kumuvuga tuzamuvumbe agora award wa mugani ngo usanga utegereje ugaheba ngo wariye neza ngo wadodesheje amashanyarazi nkavuga ngo mwuka byara mu system akawadi zo mu Rwanda ubona ziba zirimo kuri nyine nese niba zitarimo kuri kutari wagerageza kubikora ngo ugire utegura oya none se kuba nese wowe warazitegura dushimira nese wowe kuba udafite ubushobozi bwazitegura niyo mpamvu wemeza ko zirimo kuri kubera ko nta bushobozi ufite bwazitegura ngiye ubushobozi bwo kuzitegura ntabwo mfite pe nese ndarire ubwo bushobozi bwo kuzitegura no kujya kubajisha ibyo biti no kubisiga verine kubajisha iki ibiti no kubisiga verine nta awadi batanze bari z'ibiti bibaje na verine zitari zuma umuntu yacyomese umuntu yakoze verine birumuka imyenda bari bambaye n'uyu munsi ngo muri Dark nanze kumeswa ngo ike rwose urabyumva verine yari ikiri mbisi urwo rwego rwo gutegura izo awadi ntabwo mfite patiri nkubereye imfura aho ngaho uvugishije ukuri agoze wa mugani ejo numvise witwa Yamano babaza ati se ko batagushyize wowe no muri upcoming nibura bimeze bitatu zira award zitarimo n'amafaranga bazabireke n'ubundi kunkira aya buriya award yare yose ibifite ikivuze mani kubera ko hari ikintu biba byongereye muri CV yawe ntugapfe gupinga ikintu icyo ari cyo cyose bro ikintu kiswe award nubwo yaba itafite ikindi kintu kiherekeje ariko muri CV yawe uravuga ngo uyu mwaka nabonye award muri kategori y'ingi cyane kabisa ubwo none na amajara yibitse ngahora unyumvire amajino umuntu wanje ariko bishoboke kuba
ushobora kuba ucuruje uburozi wabona abakiriye ikintu cy'inzika kiba kiri hafi yawe. Ntabwo ari inzika n'asamagi ko ari inshuti yanjye. Inshuti wanjye ni umuntu wanjye cyane amagi. Kandi uvuze ngo yarakubwiye ngo yaretse umuziki. Oya none sibyo ngiko nibyo nyine yambwiye ibyo ntabwo ari ukubeshya. Yawe umuziki wo mu Rwanda ni wagutunga nzajya nkukora for fun. Nsore indirimbo mbishaka ariko nta competition. Dore impamvu rero bavuga ko umuziki wo mu Rwanda utagutunga. Isoko abahanzi ni benshi, isoko ni ritoya. Ndetse n'izi mbuga bacuruzaho umuziki ntabwo uzaba ukoze indirimbo imwe mu mwaka cyangwa indirimbo ebyiri ngo mugane izo ndirimbo zigutunga. Biragoye. Iri soko rya YouTube gushyiraho indirimbo imwe mu kwezi papa urabizi. Erega buriya YouTube ntabwo abahanzi bacuruza indirimbo zabo kuri YouTube gusa kuko hari abatandi bataramiza izo social media zindi ariko bacuruza imiziki yabo ku ma platform atandukanye, ku ma audio maka, ama Spotify ndetse n'izindi. Urabyumva agafaranga kazaho nubwo kaba ari gakeya ariko kakabasha kubarengera. Urabyumva hariho rero abatazyo ngibyo kandi none ntabwo kuri izo platform uzashyiraho indirimbo imwe mu mwaka, indirimbo ebyiri mu mwaka ngo uzagira icyo ubona. Niyo mpamvu abavandimwe buriya umuhanzi aba afite ibintu byinshi bimusaba kubaho. Akeneye kuba ahantu hazima kugira ngo abanyamakuru mutazajyana kamera mu ngo muvuga. Niyo mpamvu ari nawe pasa muremure ugasanga no kurya ni ikibazo ariko aremera apfiri fiyeri. Niyo mpamvu uzasanga ku manywa banga kugenda bakikundira ijoro. Urabyumva umuhanzi aba agomba gusa neza, kwambara neza, kuba heza kugira ngo atabonwa kwiyogoshesha heza kwa wa muniga muri Kigali Clipper Zone. Ahantu n'ahantu wabaheza. Rero ibyo bintu byose ntago indirimbo imwe ari izabasha kumutunga muri ibyo. Bivuze ko mu Rwanda umuziki nawo konfenye ko utagutunga. Umuziki wonyine hano mu Rwanda 98% ntiwagutunga. Ababyirukamo se ubwo bakabaje gukora iki? Nibakore cyane kubera ko ako muziki arabantu tunze papa se nka DBN nka Bruce Melody umuziki batunze. Ubwo ugiye gufata umuntu umaze mu muziki imyaka ye 20 na umugereranya n'umwana urangije secondaire ejo bundi akaza mu muziki umaze gukora indirimbo ebyiri. Hari nawe yimazemo 20 na uyu munsi badafite n'icyo barya. Wakabimenye amahirwe nago reference ko bimazemo igihe cyangwa utari maze. Niyo mpamvu nakubwiye ngo 98 ntago umuziki wagutunga. 2% gusigaye. Kabiri ko ari gake. Urumva niyo mpamvu bakubwira ngo nyiri umuringi yaje utega ukuboko. Uratega. Ese bakamisha ntibari abahasani abanyamakuru beza abasani beza. Ubu se ntiyagiye kwishakira akandi karimo k'amaboko. Urabyumva neza. Nani Jimmy muri Just Family. Ariko mongo wacu Kuraja uretse gatoyi Kuraja. Yarigende South Africa. Yari n'umwanditsi mwiza. Ari n'umutayeri mwiza. Siyo wadoderaga imyenda. Kuraja na Jimmy nindi ba South Africa. Jimmy ari muri Amerika. Jimmy ari muri Amerika yaherutse gukora ubukwe yagiye yahita akora ubukwe. Ariko bavuga ko ngo yashakanye ngo yashatse ngo umukecuru bagasakuza amafoto kuri mbuga z'agahita yasiba. Urabyumva? Ariko ibyo nta nicyo bivuze urabyumva. Kitoko bibarwa si umuhanzi mwiza ndetse n'umuziki akaba yaratunze. Si yagiye akashaka nawe ibindi yakaba abyaza umusaruro. Ni ikimenyetso rero kikwereka ko umuziki ugomba kugira ibindi biwunganira utagutunga wenyine. Wijya kure aka kanya fata Bruce Melody ntabwo ari umuziki gusa akora, afite studio kujya gukora indirimbo ye muri studio 155 AM ntabwo ari niyi oya yego ni rebo ariko subwo iki gitangira n'agaheri mwana ntabwo ari gitangira na za Kanombe nyine arindira gato nkubwire akumva warobeshya abantu ni ya Melody da kandi hari na televiziyo twaronshinze ari ya Melody kwa mugana na ya YouTube yari yafata ku mavuta agadaye ikigara abantu babeshya abantu ariko wagiye umabarira ko Ruganda ntago babyoroshye byaro Ruganda nese ubwo na 155 ni ariko ndo yitwa Oscar atanga miliyoni 10 kwa Melody oya biriya n'urwenya biriya n'urwenya nta nubwo bishoboka ko Sadati yatanze 5 Sadati we birashoboka ko yazitanga nyine icyo nayo ngubwiye Sadati yatanze 5 Oscar atanga 10 umva iyo difference Oscar hari ukuntu bakora urubuga cyane cyane rw'ubukwe abantu bakitanga noneho hakabaho umuntu uraza gushyirishamo abandi bakavuga ngo ntaseko nicyo bakoze
niba kwereka uburyo ari amafaranga yishyuwemo uzasanga nta yatanzwe oya n'abandi se niba yatanze biyanikaga ya Roskana yego ntago wambwira ngo Roskana ukora umuziki indirimbo imwe mu mwaka nta kindi kintu akora kizwi ngo yaguze album y'umuhanzi mugenzi we miliyoni 10 so mugane ko cyari watanze mbere ni mu rwego rwo kugira ngo abandi bavuge ngo ngende nuririreho cyari imikino umuntu yajyaga akina mu muhanda ngo wakabonye noneho gasanga abo bantu batatu bose baraziranye agashyiraho ibitaro makumyabiri uwambere agatashiraho 10 agatanu na 20 undi yaza yashyiraho urukweto agahita barujyana vavo ivyo rero nibyo byabaye kuri Roskana kana nakazungu narara ntago umuntu muzima ufite ubwenge nose Roskana mbwira ibitaramo byibura 2 yitabiriye muri uyu mwaka wa 2024 kwa ruga yarimo nose yahawe amafaranga mbere kugira ngo twumve ko yaguze album oya urakoze ese ko bampa miliyoni 10 ngine ndakubaza aho yakuye izo miliyoni yatanze zigiye kumufasha kuba ari we muntu yacagugaye ako ngakunda nyine ibihangano bya Melody kubikunda ni umufana nk'abandi basani bose ariko ntago yigeze atanga miliyoni 10 aguze album ya Itahi Wacu Bruce muri muzika uzwi nka Bruce Melody ntazo yatanze ese uko kiba barabeshya abantu ariko afite n'ibiciro bamujama ngo ni wabo ngo ni mungagani yayigura ababyeyi bese cyangwa yayiguze ku giti cye byashtaboka ngira nk'indirimbo aheruka gukora na video yayo imwe mu mwaka Roskana afite indirimbo yitwa Mami se nziza cyane witwa Kasuku yirirwaga byina hano bamushyiraho agacumi oya ntuze gusebanya oya ntuze gusebanya ntago gusebanya iyo ndirimbo sinayo zitwa Mami ndayizi none siko cyora upinze sinziza se imaze kujya muri miliyoni hafi 2 zirenga rindira nese nizo zabavuye muri izo miliyoni 10 zo kwishyura rega nose wamenye ibintu ntago bira bintu bishoboka bro niba kubeshya umva menya ko nabanzi benshi babaye mu buzima bwabo bw'ibanga utamenya ngo umuntu akora iki cyayinjiza iki nese we ari umuntu uzi ikintu ukora njyewe se bakubona mu dukuru kuri BTN ariko si byo byonyine bigutanze ukeka hari nawe ufite indi mirimo ukora wese urujyana ukitanga miliyoni 10 bazava ngo ariko papi ngo tubona ngo mu nkuru ya kuri BTN gusa ngo bayakuye he Roskana yakoze indirimbo ashize amezi 8 atambutse asohora indi yitwa Mami yaje yikurikira ubwo yayikoze mu kwezi kwa 8 hashize amezi 7 nta nubwo wakoze subscribe umwana ndayikora ku itegeko se ryo mujye mushyikira uruganda mwana mujye mushyikira uruganda mwana papi mujye mushyikira uruganda rw'imyidagaduro mwana kuko subscribe ukayibona uretse gatoya muri izi ndirimbo ze ebyiri afite detail muri za platform zicuruza umuziki tunareba ahantu yaba yaratumiye mu bitaramo byaba byaramuhaye ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni 10 zo kugura album cyaruga kitarimo abantu nese koko ukushyize mu isesengura ryawe ya album yarayiguze oya ngewe se ko nabonye byanditswe ibyo byanditswe rero bitubeshye ntayo yaguze mu magambo make nta n'ikindi kintu bivuge kuri ibyo Roskana mwemera nk'umuhanzi uzi kuririmba neza wandika neza murabikomye bimeze nk'uyu muriro ushizemo oya bari babikomye umuriro hano wagaje shira urabyumva hano bari minute 900 na 34 930 nta n'ikigo nderabuzima wapfa kuzisangamo urabyumva ubwo rero ntago yanaza ahangaha ngo agira ariko nahamya ko ari yagira ngo abandi bubonireho bajye kugura cyangwa se wenda ariko se ku cyabwo wenda baba atari 155M yateranyije ko ari bo wenda yitirira koke ni solo niyatanze element niyatanze kandi babana na Melody muri yo rebo witwa Gaël niyatanze ikintu nakubwira cyo kimwe utaza kongera kugira ibyo mbaza kuri ibyo yego tunisore iri album ntawe yaguze Roskana nayo yaguze Roskana iri album wavuga ko yaguze miliyoni 10 nukubeshya byari ukugira ngo ashyushye imbaga yabitabiriye nabo batange nta bushobozi afite se cyane uko atabishaka kuyatanga izo miliyoni 10 ntazo afite kandi abana n'umukire Gaël nose rebo niyo yari igiye kuyimugurira ko yayiguze nka Roskana ku giti cye bakunda Melody cyane kumukunda ntibanye nuko yamubwira ati album yimpe nk'umufana album ya Melody wayigura ngahe papi njyewe mu rwego rwo gushyigikira muzika nayigura miliyoni 20 urazifite se ntazo mfite
ndetse nyine narayiguze no gushitura oya njye nkubwiye mu rwego rwo gushyigikira uruganda n'uburyo indirimbo ziyiriho zimeze neza ukurikije ubushobozi bwawe ariko Melody niba udukurikiye alubumu yinyorereze uramushyirira hose ntayo mfite mwakoze cyane kuri cyane Epic Media TV n'izindi channel twari turi kumwe hano turi kumwe na Prime Rwanda turi kumwe na Dairo Valence Papi cyangwa se Papi Empire turi kumwe nande Brand Kasuku Media ariko hano abari channel nk'igihombi ese mama turi kumwe na Kasuku Media TV turi kumwe na Jeskizo 250 turi kumwe na Filme Zacu TV turi kumwe na Zabroni TV kaga channel gashaceje undi yakamwana ari maremera turi kumwe na Zabroni namubonye turi kumwe na Sigino nitwa Kevin nubwo yayigurishije nabonye umuvandimwe ari guhuta gasupu mwisane ngo yaciye mu makuru yo kuri BTN ari mahuta gasupu na kiragikapu arabamagara arambwira ati kubukubwishe yaratakambye yinginga avuga ati mbo yanunyizeho ndimo guhuta gasupu nabwira ati nugusoza none nuko yagenze nawe komeza ugahute nakuri Thank you so much mwakoze kudukurikirana ko baratereka byacu bita